turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'umwami Yesu utwebereye kugira ngo tubashe kongera guhura nk'abana b'Imana, ndetse by'umwihariko muri ibi bihe bitoroshye turimo nk'abanyarwanda, twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ni ibihe twese tuzi rero, ari abari muri iki gihugu ndetse n'abari hanze yacyo, twese turi mu bihe byo kunamira abacu twabuze tugikunze kandi tukibafite ku mitima yacu. Ni ngombwa rero kugira ngo muri ibi bihe tugire ijambo ry'Imana ry'ihumure dutanga ku bantu mwese mukunda TV7. Aho muherereye hose turababwira ngo mwihangane, mukomere, mwiyubake, dore ko n'isanganyamatsiko dufite ibitubwira neza, idushishikariza kwibuka, ariko ikagerekaho n'ikintu cy'ingenzi gikomeye, kivuga ngo ariko tuniyubaka. Rero bavandimwe, mwabuze abanyu, abapfakazi, imfubyi, incike, Imana nyir'ihumure ryose ibambika imbaraga, ibashoboze, idushoboze nk'abanyarwanda, kugira ngo tuhakure isomo byo guharanira twese kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho, nk'uko mukomeje kubyumva mu ndirimbo zitandukanye zirimo kunyuraho kuri televiziyo zanyu, kugira ngo tubashe guhagarara tuneshe umwanzi, twimike amahoro n'urukundo mu banyarwanda. Rero uwo muri kumwe ni Pastor Shema Christian, twifuje kugira ngo natwe tugire uruhare rwacu nk'abakozi b'Imana cyangwa se nk'itorero, kugira ngo tubabwire icyo ijambo ry'Imana ridukangurira muri ibi bihe tuba turimo kunyuramo bitatworoheye na gato. Ndagira ngo rero mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, mbashimire ko wowe ufashe umwanya kugira ngo wumve ijambo ry'Imana aho uri, aho uherereye, aho ubasha kureba iyi televiziyo, abaturebera kuri internet, abaturebera kuri televiziyo zanyu, abari hafi na kure, mwese turabashimiye kandi tubasaba kugira ngo umwuka w'Imana basobanurire kurushaho ijambo ry'Imana. Reka dusenge dutangire kumva icyo Imana ivuga muri ibi bihe tuba turiho turanyuramo. Mana yacu, turagushimiye ko kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye, tuzamuye igihugu cyacu ndetse n'abanyarwanda mu biganza byawe muri iyi minsi yo kwibuka ndetse no kunamira abacu batazize ibyaha, batazize ikindi icyo ari cyo cyose, cyangwa se urundi rupfu urwo ari rwo rwose, bazize uko wabaremye. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo umwuka wawe adusobanurire byimbitseyo, nyakubahwa, ijambo ryawe icyo rivuga kuri ibi bihe, maze nanjye ugiye kurivuga ntaba ari jye, ahubwo wowe utange ubwenge n'umwuka wawe kugira ngo usobanure ijambo ryawe, kugira ngo rimanuke ari nk'imbuto itabora mu butaka bw'abanyarwanda, aribwo mitima yabo. Ndagushimiye kandi ngushize hejuru mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndongeye nti rero twibuke tuniyubaka. Kwibuka ni ikintu cy'ingenzi. Kwibuka harimo ibintu byinshi. Umuntu wibuka asigasira ibyo agezeho. Umuntu wibuka arashima. Umuntu wibuka abasha no kurira. Kurira ni ikintu cyiza cyane kuko biraruhura, utagira n'ubibuza, kuko ntabwo ariho aririza. Burya wabasha kubwira umuntu ngo hora mu gihe arimo kwiriza, ariko urizwa n'amateka ya jenoside cyangwa se ibyabaye muri iki gihugu cyacu, nkeka ko ataba arimo kwiriza, ahubwo n'ingaruka z'ibyabaye atagizemo uruhare. Rero ni ngombwa kugira ngo uwo muntu arire kugira ngo abohoke, arire kugira ngo anezerwe,
Kwibuka rero icyo ni ikintu cya kabiri bifasha ubabaye cyangwa se uwihebye kugira umwanya wo kuririra be, kugira umwanya wo gushima Imana yamuvanye, kugira umwanya wo guhaguruka akagira icyo akora. Kwibuka ikindi bidufasha gusigasira ayo mateka kugira ngo tutazibagirwa cyangwa se tutazayasubiramo. Niyo mpamvu rero iyo nsanganyamatsiko itwibutsa ibyo bintu uyu munsi tugiye kubirebera hamwe mu ijambo ry'Imana. Ikindi turaza kureba kwiyubaka, ni gute umuntu yubaka bitewe n'ijambo ry'Imana yumva, ni gute umuntu yakwiyubaka bigendanye n'ijambo ry'Imana. Ese nk'itorero twiyubaka gute? Ndagira ngo duhere mu ijambo ry'Imana ry'ihumure umwuka w'Imana yashyize ku mitima yacu kugira ngo turisangire. Mu Bakorinto ba mbere ibice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se, ari nayo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyiri humure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha aho turahatinda ihumure twahawe n'Imana. Hano hari ibintu bibiri Pawulo ariho aragerageza kutwereka. Icya mbere ni ihumure Pawulo ariho aratanga nk'umuntu w'Imana, nk'umukristo, nk'umukozi w'Imana cyangwa se nk'umwe mu ntumwa za Kristo, abwira abari Abakorinto icyo gihe cyangwa se Abakorinto. Uyu munsi rero turabwira Abanyarwanda bene wacu, abo dusangiye izina, abo dusangiye amaraso, tubahumuriza aho uri hose. Wowe wabuze uwawe wakundaga ukamubura mu rupfu rubabaje, mu rupfu rutari rworoshye, wowe waciye mu buzima bukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi, wowe wari ufite ababyeyi ukaba utabafite, wibaza se ndigira iki, ndakorera iki mu gihe ntarimo ndashimisha uwambyaye, utazaboneka inshyingirwa, utazaboneka aza kumpemba, ibintu nk'ibyo, ndakorera iki ko nta bana mfite, ngo ndavuga wenda umupfakazi w'incike udafite abana. Ku mpande zose ubabaye, uhindukira ukabura abana, uhindukira ukabura umugabo, uhindukira ukabura umugore, uhindukira ukabura abavandimwe bawe bagukomokagaho. Muri rusange Pawulo yagerageza guhumuriza abo bantu nk'abo. Mpagaze hano nshobora kukubera Pawulo wawe muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo hagire imbaraga z'Imana zimanuka zigufashe, zikoraho umwana w'umuntu atabasha gukora. Aratanga ikirere avuga ngo Imana y'umwami, Imana ari nayo se, Kristo umwami w'abami, ari we nyiri imbabazi zose, akaba ari nayo Mana nyiri humure. Nuvuga ngo iyi jambo rivuga ngo ni Imana nyiri humure, nuvuga ngo ihumure nta handi rituruka uretse ku Mana. Niwe nyiri humure ryose, mu yandi magambo niwe nyiri humure ryuzuye. Ibi bishatse kutwereka yuko umwana w'umuntu ashobora kukubwira ngo humura, witinya, ni byiza. Turabibona mu bihe nk'ibi tuba turimo, ni ijambo dukoresha kenshi mu bihe nk'ibi. Umuntu akavuga ati ndabahumurije, nibyo kandi ni byiza, ntabwo ari ikintu kibi, ni ijambo ryiza buri wese akwiriye kubwira mugenzi w'umuturanyi wabana. Yego, ni ijambo umuntu abwira ahuta kubwira umuntu uri mu kibazo, uri mu gahinda, wihebye, nibyo. Ariko hano Pawulo arakuraho ikintu gikomeye kigaragaza ko we nka Pawulo ashobora kukubwira amagambo meza, ariko adashobora kugira icyo akumarira mu gihe akoresheje ihumure rye nka Pawulo. Ndasubiramo, Pawulo arasobanura yuko ku giti cye nka Pawulo, cyangwa se ku giti cyanjye nkanjye uhagaze ukubwira, ntashobora kugufasha biturutse mu bushake bwanjye ngo bugire icyo bigukumarira mu buryo
mu buryo busesuye. Niyo mpamvu rero akoresha iri jambo ngo Imana umwami Yesu nyiruhumure. Ubwo Pawulo ayisavamo arakwereka ushobora kugufasha, arakwereka ushobora gukora aho umuntu atakora. Umuntu ashobora kuvuga ati nzabana nawe, nzarera imfubyi zawe, nzarera mama wawe, nzarera papa, nzagufasha kwiga, byose ni byiza. Ariko hari ahantu abana b'abantu tutagera. Aho hantu hitwa gute? Nta mwana w'umuntu wasimbura umubyeyi wawe wabuze, nta mwana w'umuntu wasimbura umwana wawe wabuze, nta mwana w'umuntu wasimbura umutware wawe wabuze. Icyakoze yashobora kugerageza. N'iri jambo nashakaga. Abana b'abantu turagerageza, dushobora kugerageza kukuba hafi, kugukunda, ariko hari aho tutagera. Aho rero tutagera niho Pawulo ashaka kukwereka ko hari Imana yahagera. Niho nanjye nshaka kugufasha uyu mwanya uduteze amatwi tureba, nsaba Imana nyirihumure, nyiraryo, nyirubushobozi, ubasha kuvura imitima. Tubaza kubibona muri Bibiliya, ubasha gukuraho igikomere, kuko umuntu ashobora kwambarira hejuru y'igikomere akaba afite ikibazo adashobora kubwira umwana w'umuntu mugenzi we, uretse Imana yonyine ibasha kugeraho umuntu atagera. Niho rero avuga ngo Imana nyirihumure ryose ibahumurize, ikore aho jyewe Pawulo ntakora, ikore aho jyewe ureba ntakora, ikore aho umuvandimwe wawe atakora, ikore aho umugabo wawe mwashakanye mukundanye adashobora gukora muri ibi bihe. Bibaho, ushobora ubana n'umugabo ariko akaba adafite aho yakora ngo yuzuze icyuho abawe basize mu mutima wawe. Ariko rero Imana nyirihumure ndayisabye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ikore ku mutima wawe, wewe wabuze, cyangwa se wewe wabuze abawe wakundaga, cyangwa se umuryango nyarwanda muri rusange, bituma mu bihe nk'ibi wumva ugiye kure mu mitekerereze, ukumva urihebye, ukumva n'ibyo ukora ushatse wanabihagarika ko nta muntu wereka. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ikiganza cy'Uwiteka Imana nyiringabo gikore ku mutima wawe, kikuvure. Umurongo wa 4 havuze ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose. Imana ifite ubushobozi n'ububasha n'impamya bushobozi hanitse yo kuguhumuriza mu makuba, yo kugufasha mu makuba yose wanyuzemo, mu bitari bikoroheye wanyuzemo. Twakoresha rero ijambo nk'imbuto turitera mu mutima wawe kugira ngo riguhe ihumure byuzuye. Tubaza kureba impamvu ihumure ari ikintu cy'ingenzi, kuko umuntu udafite guhumurizwa ntagira ibyiringiro, kandi umuntu udafite ibyiringiro ntagera ku bikomeye. Niyo mpamvu foundation cyangwa se urufatiro ni ukongera ugasanwa, ni ukongera ukavurwa ibikomere byo mu mutima kugira ngo ubashe guhaguruka ugire icyo ukora cyangwa se ugire icyo wimarira. Uwiteka rero Imana dukorera ishobora byose, muri aka kanya mbwiriza ihumure ry'Imana ryuzuye mu mutima wawe kubera impamvu tugiye gusoma hano, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Mwumvise impamvu Uwiteka akeneye wowe mushiki wanjye, wowe mubyeyi, wowe mupapa, munyarwandakazi utureba. Urumva impamvu Imana yifuza kukubaka? Nta yindi mpamvu, ni ukugira ngo numara guhabwa ihumure nturyicarane, utangire nawe uhumuriza abandi, ariko ntubahumurishe ihumure ryawe. Oya, uhumurishe abandi ihumure nayo wahawe. Mu yandi magambo, ntaba ari wowe, ahubwo imbaraga z'Imana zigukoreshe guha abandi umuti, kuvura uwo mwegeranye. Birashoboka ko ushobora guhabwa ihumure ariko uwo mwegeranye akaba akiri ibisebe, akaba akikomeretse, akaba akibabaye. Ni byiza rero kumuha ihumure ariko nawe wahawe. Niyo mpamvu musaba kugira ngo Imana igukomeze, nimara kugukomeza ukomeze bagenzi bawe, ukomeze umuturanyi, ukomeze inshike, ukomeze imfubyi, ukomeze abo mukorana, ukomeze abo musengana, ukomeze. Nta muntu ushobora gukomeza undi we adakomeye, kuko umuntu atanga icyo afite. Ndagira ngo rero Uwiteka guha icyo utanga mu izina rya Yesu Kristo, abanje kuvura wowe, abanje gusana wowe, kugira ngo nawe ubashe guhaguruka nk'umunyarwanda
utange ihumure. Nicyo rero bavandimwe Imana dushaka nk'abanyarwanda, kugira ngo twakire ihumure rivuye ku Mana, tubashe gusagurira n'abandi, tubashe gufasha n'abandi, baba abo muri iki gihugu, baba abaturanyi, baba buri muntu wese ubabaye. Abanyarwanda duhinduke isoko yo gufasha abandi, abanyarwanda dukomere kugira ngo dukomeze abandi, bitume abantu babasha kuza kureba Imana yacu, ubashe guhaguruka, ugire speech, ugire inkuru utanga, ukomeza abandi bari bazi ko udakomeye, babone uhagurutse wemye, ahubwo atari kuriya ko tumuzi arira nkatwe, ko tumuzi yihebye. Niki gitumye yongera gushikama? Niki gitumye yongera kweguka? Ubabwira ati ntabwo nanjye yari giye nari meze nkamwe, ahubwo ni Yesu wangiriye neza. Uyu mwanya rero nicyo nifuza, nicyo nkwifuriza, nicyo nifuriza nkatwe nk'abanyarwanda, duhaguruke Uwiteka Imana dushoboze gutanga icyo twari twananiwe gutanga, cyitwa ihumure. Rero iri humure nshaka kugusabira uyu mwanya ntabwo ari ryo kubika mu nzu yawe, ntabwo ari ryo kubika ahantu runaka, ahubwo ni ukurisohora, ni ukurivana muri wowe kugira ngo hagire undi uryakira, nk'uko nanjye n'undi ari guha nabanje kuryakira, nawe ugende uri transmite, uritange, uriha abandi. Nicyo Uwiteka adushakaho nk'abanyarwanda. Dusome rero impamvu tugomba guhumurizwa cyangwa se tugomba gukomera muri ibi bihe. Hari icyo Kristo yabivuzeho muri Yesaya ibice 61. Yesaya ibice bya 61 turahasoma mu izina rya Yesu, twumve icyo Uwiteka ashaka ko abanyarwanda muri ibi bihe tubasha gukomera kugira ngo dukomeze abandi. Umurongo wa mbere, Yesaya ibice 61, umurongo wa mbere. Aya ni amagambo Kristo yavuze agaragaza umurimo we, agaragaza misiyo ye, agaragaza icyamuzanye. Buri wese agira impamvu akora ibintu, agera ku bikomeye. Kristo nawe yagaragaza impamvu aje mu isi kudupfira kugira ngo tubeho tutari turiho. Iyo mpamvu rero harimo bimwe by'ingenzi nakuyemwo bitureba nk'abanyarwanda, kugira ngo tubyigireho, tubikuremo isomo, tubashe kumenya uko dukwiriye kwitwara muri ibi bihe bitatworoheye. Umurongo wa mbere avuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye. Uwo ni Kristo wivugaga, kuko Uwiteka yansize amavuta. Icya mbere, ntabwo yamusigiye ubusa, agiye kutubwira impamvu yamusize. Ntabwo yari amavuta yo kubika, yari amavuta y'umurimo, yari amavuta yo mu kazi. Reka rero twumva aka kazi Kristo yaraje gukora. Icya mbere, yantumye ngo mbwirize abarwaneza ubutumwa bwiza. Aha turahakura ikintu gikomeye cyitwa message, cyitwa ubutumwa ariko bwiza. Abanyarwanda twagize ikibazo cy'ubutumwa butari bwiza, twakiriye, twamize, twariye, nkeka ko twaburiye nk'uburozi, butari ubutumwa bwiza, butari ubutumwa bwari bukwiriye guhabwa abanyarwanda, bitewe n'uko abanyarwanda ubwo butumwa bwasanze tumeze, bwasanze turi umwe, bwasanzwe nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa, ariko ubwo butumwa buje buhindura complètement imitekerereze y'umunyarwanda w'icyo gihe. Ubwo rero butumwa bugomba guhinduzwa, cyangwa se ubwo butumwa bubi bugomba gusimburanwa n'ubutumwa bwiza. Kristo rero aragaragaza imbaraga z'ikimuzanye, aragaragaza amavuta amuriho. Nta yindi ni ukugira ngo aze abashe kuzana ubutumwa bwiza. Muri icyo gihe cya Kristo hari ubundi butumwa bwari buhari butari bwiza. Kristo aza yuzuye message, yuzuye ubutumwa. Ibi ndabivugira impamvu ikomeye. Umuntu wese ashobora kwibaza, ese ibi bintu byabaye muri iki gihugu cyacu, byabaye Imana iri hehe? Uwiteka ari hehe? Benshi barabivuga, benshi barabyibaza, ariko nagerageje gusesengura nibaza koko Imana yari iri hehe? Niki cyatumye ireberera ibintu nk'ibi? Nza gusanga mu by'ukuri aho Imana yari iri icyo gihe, jenoside y'abakorewe Abatutsi iba, nkeka ko ari naho iri uyu munsi dufite aya mahoro n'ibyishimo bw'imiyoborere myiza. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana ariyo yagize uruhare mu byabaye, oya. Ahubwo nkeka ko hari message
itari nziza yabibwe. Nkoresha ijambo kubiba kuko buri buzima bwose ubayemwo cyangwa mbayemwo ni imbuto. Iyo mbuto ntibora, iyo mbuto irabibwa mu butaka. Igihe kizagera isohore igaragara imbere yanjye, mbashe kwikana ibi n'ibikiri mbayeho, nyamara atari imbaraga zindi, ahubwo ari ikintu nabibye muri ubwo butaka. Ubutaka rero nkeka icyo busobanuye muri icyo gihe cy'Abanyarwanda, ubutaka bwari imitima y'Abanyarwanda, bari umwe icyo gihe. Hanyuma haza undi ufite indi message itari nziza, akoresheje ubushobozi ndi bubabwire, atangira kubiba imbuto mbi mu Banyarwanda, abasobanura uburyo batameze kimwe, bataremwe kimwe, badateye kimwe, badafite ubwenge bumwe, bamwe bafite bwinshi, abandi bafite buke, badafite ubutunzi bumwe, bamwe bakize, abandi ari abagaragu b'abandi. Ibintu nk'ibyo biragenda bikura mu Banyarwanda, bibyara icyo byabyaye muri 1994, ndetse n'icyo byabyaye na mbere. Kuko abasesenguzi n'abasoma amateka, ntabwo iriya yo jenoside yari ibanje, habanje igeragezwa ryayo, habanje politike iringanizwa, ugasanga ufite ubushobozi mu mashuri, mu buhanga, asubijwe hasi kubera icyari cyo. Ugasanga ugiye gukora akazi utishimiraga, kandi wenda bitagendanye n'amanota ufite mu mashuri, bitewe n'icyo uri cyo, kuko uri umututsi we ntuzamuke wowe wicara. Ibyo ariko ntibyabaye muri 1994 gusa, hari n'indi myaka yabanjirije 1994 igaragaza ko icyo kintu cyagiye gitegurwa kera. Nkashaka kuvuga iki rero? Bibiliya iravuga ngo ijuru ni iry'Uwiteka, ariko isi Uwiteka yihaye abantu. Iyo Bibiliya ivuze ngo isi yayihaye abantu, ibishaka kuvuga imiyoborere, ibishaka kuvuga gestion, kuyijera, uburyo uyishira ku murongo. Imana yabihaye umwana w'umuntu. Icyo gihe rero politiki yari ihari, politiki itari nziza, yagerageje uko ishoboye kugira ngo ibibe message itari nziza mu Banyarwanda. Bituma rero ibyabaye biba atari uko Imana yabyemeye, ahubwo ari uko umunyarwanda w'icyo gihe yemeye icyo kintu uko kiba. Uyu munsi turashima Imana yuko iyo politike mbi yabyaye jenoside, abantu bagashira, abantu bagapfa benshi b'Abatutsi, bitewe na message itari nziza yaje nk'uburozi mu mutima w'Abanyarwanda, hakaba amarorerwa ameze kuriya mujya muyabona. Uyu munsi turashima Imana ko Imana yaduhaye icyo nakwita amahirwe ya kabiri. Ayo mahirwe agaragazwa n'izari ingabo za FPR uyu munsi ari ingabo z'u Rwanda, zazanye message nziza, message isobanutse yo guhuza umunyarwanda, yo kurengera umunyarwanda, yo gutabara umunyarwanda. Ari nabyo byabyaye ingaruka nziza cyangwa se inyungu y'amahoro dufite, y'iterambere dufite. Niyo mpamvu navuze ngo aho Imana yari icyo gihe niho uyu munsi iri. Aho Imana yari icyo gihe babiba imbuto mbi mu Banyarwanda, niho iri uyu munsi iduha amahirwe ya kabiri ya politike nziza. Tunashimira Imana, tunashimira n'abayobozi bacu bagize uruhare gukuraho Hututsi, gashiraho undi umunyarwanda, turi umwe, dufite amaraso amwe, dufite ubushobozi bumwe. Uyu yatsinda nk'uko uyu yatsinda, uyu yayobora nk'uko uyu yayobora, uyu afite ubwenge nk'uko runaka nawe afite ubwenge. Ibyo simbitindaho ko murabibona, murabireba. Ibyo birashaka kuvuga iki rero? Kristo yaravuze ngo nyasize amavuta kugira ngo mbwirize abarwaneze ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi uruhare dufite nk'umunyarwanda ni ukwibaza ese ni iyihe mbuto urimo urabiba mu bana bawe? Niba uri umuyobozi, ni iyihe message urimo gutanga mu buyoboye? Aho ukorera hose, urwego ufite, umwanya ufite, menya ko muri message habamo imbaraga zidasanzwe zo guhindura umuntu mu buryo bubi cyangwa mu buryo bwiza. Uyu munsi niho ndatanga message kuri televiziyo, mfite uburenganzira cyangwa se mfite uburyo nakwangiza mu mutima, mfite n'uburyo nakubaka mu mutima bitewe na message ndiho ndatanga. Ndasaba rero Imana kugira ngo nihereyeho inshoboze guha message uwo duturanye, uwo mbyaye, uwo nyoboye, uwo nshumbye,
buri wese mu rwego arimo. Rero ndabasaba kugira ngo uyu munsi guhera uyu munsi duha agaciro cyane message ivugwa, ibyo urimo kuvuga, ibyo ubwira uwacitse ku icumu, ushaka kuyimubwira utazi ko byamukomerekeje cyangwa se unabizi, ariko ndasaba Uwiteka kugira ngo nitonde kuri message, ko message tubonye ko ifite imbaraga nziza cyangwa mbi, tubonye ko yasenye igihugu cyacu bihereye mu myaka ya kera, uburyo byagiye bibibwa mu bantu, ari cyo cyabyaye jenoside yakorewe Abatutsi 94, ari nacyo noneho kiro kirabyara uyu munsi amahoro dufite, yuko dufite irindi tsinda ry'abantu Uwiteka yaduhaye kugira ngo barokore Abanyarwanda bakoresheje amaboko yabo, bakoresheje imitekerereze mizima, bakoresheje politike nzima, yaje ikaduha aya mahoro mubona, aya mazu meza, umutekano tubona, iterambere ndetse n'ibyo murebesha amaso. Rero urugendo rwacyari rurerure, rero dukomeze nk'Abanyarwanda, abashumba bagenzi banjye, dukomeze tubibe imbuto nzima mu bayoboke, muyoboye abanyapolitike, umuntu wese mu rwego no mu rugo rwawe, uhereye mu rugo rwawe ku bana bawe, tangira ubabwire ko ari Abanyarwanda, ntubabwire ko ari runaka ugute uricyo umeze nka runaka, ibintu nk'ibyo no, ntabwo ari byo dukwiriye gukora nk'Abanyarwanda bazutse, niba ariko nabivuga, bavuye mu rupfu, bavuye mu mwijima. Duhaguruke tubibe message nziza, bitume duhagarara mu mwanya Imana idushakamo. Umurongo wundi ukurikiye haravuga ngo yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohoye. Icyo Kristo nicyo Imana yamutumye kuvura, yakoresheje ijambo kuvura. Hari umuti utavura amaguru, hari umuti utavura amaboko, hari umuti utavura ikindi cyari cyose, hari umuti uvura imvune zo mu mutima. Ni ukuvuga ngo iyo wavuze imvune, dusanga tuzi ko umuntu avunika amagufwa yo mu kuguru, mu kaboko, ariko nubwo umutima ari inyama, ariko umutima uravunika. Uravunika, ubumuntu buravunika. Kwigirira icyizere birashwanyagurika. Kumva ko washibuka kongera ukaba muzima birangirika. Muri ibi bihe rero tuba turi kumwe n'abantu bashenjaguye imitima, bumva ko atari abantu, bumva ko batazongera kubaho, bumva ko ibintu nk'ibyo. Biracyagaragara ko hari abantu dufite bafite icyo kibazo kandi batiteye, ahubwo batewe n'amateka. Hari umuti rero, Imana ishime cyane. Hari umuti mu bakozi b'Imana, hari umuti mu buyobozi bwiza dufite, hari umuti mu isengesho turi bugusengere. Uwo muti nta kindi ushinzwe gukora, ushinzwe koherezwa mu mutima ukomeretse kugira ngo uvure. Ayo mavuta rero Kristo yasizwe, turi buze kuyakoresha, tuzahora tuyakoresha, tubasengera, tubafasha kugira ngo Uwiteka avure imitima y'abapfakazi, avure imitima y'ipfubyi, avure imitima y'ababuze ababo, avure imitima y'ababuze abo bakoranaga, avure imitima yabo twabuze tukibakunze, avure imitima y'abasigaye badafite epfo na ruguru. Uwiteka Imana Nyiringabo dukorera kandi dukunda, akuvure aho uryamyeho, akuvure aho uri mu bitaro, akuvure aho uri mu rugo, akuvure aho uri mu kazi wumva wakareka ukanasohoka, akuvure wowe ibi bihe nk'ibi byongera kugusubiza muri cya gihe ukumva urababaye, ukumva urihebye. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Umwami Yesu adufashe akore kuri uwo mutima wihebye, kubera ko hari impamvu zo kubaho kwawe, hari impamvu zo kongera kwisana, hari impamvu, hari icyo Uwiteka yagusigarije. Turi buze kureba ku ijambo ry'Imana. Dusimutse ku murongo wa 4 hongeye gusoreza, ni naho ndi butinde cyane kutugasenga. Ibi byose Kristo yavuze, azakingura buri mu nzu y'imbohe, azavura imitima, mu cyimbo cy'umutima wihebye azaguha ibyishimo. Ibyo byose Kristo yakoze cyangwa se bimureba, bimuzanye guhera ku murongo wa mbere, birahurira ku ijambo ry'umurongo wa 4, atwereka impamvu agusana, impamvu akuvura. Niyo tugiye kureba ni iyihe mpamvu Kristo ashaka ko uhabwa ibyiringiro wongera ugakomera. Hari impamvu. Umurongo wa 4 tuhasanga iyo mpamvu. Iyo mpamvu iravuga ngo nuko bazubaka hasenyutse bande, babandi bamaze gukira. Nuko bazubaka hasenyutse bande, babandi bamaze kuvurwa mu mutima, batagifite ibikomere, batakihebye, bumva ko ari abantu, bumva ko hakiriho ibyiringiro, bumva ko byose bishoboka, bumva ko hari impamvu Imana yakuvanye aho yakuvanye. Nta yindi mpamvu rero. Iya mbere, bazubaka hasenyutse. Shuti yanjye, mushiki wanjye, mubyeyi,
wowe wasigaye aho kugira ngo ukomeze kwiheba, umenye ko abawe wabuze ukibakunze kandi ugifite ku mutima, nta kindi kintu cyabanezeza, kuko barakureba barakubona. Nta kindi kintu cyabanezeza ni ukubona wongeye kwiyubaka. Icya kabiri ni ukubona utangiye kubaka ahasenyutse hiwanyu cyangwa se ho mu mitima wawe. Ni ngombwa ko bakubona wabaye umugabo, kuko umuntu wubaka ahasenyutse ni uwitwa umugabo, ni wabaye umugabo washikamye ntaheranwe n'agahinda, ahubwo akabyuka. Bibiliya itubwira ngo mubyuke murabagirane kuko umucyo wawe uje. Rero ndakubwira inkuru nziza yuko hari ibyiringiro by'amaherezo yawe. Ejo hazaza hawe ni heza. Wowe Imana izagukoresha ibirenze. Wowe Imana irashaka kuhaguruka kugira ngo wubake ibyo papa yari kubaka, ukomeze kwesa ikivi cyaho bari bagejeje, nawe uhaguruke ukore, wubake igihugu cyawe, wubake umuryango nyarwanda. Nicyo Bibiliya itubwira ngo bazubaka. Ni bandi n'abanyarwanda, nitwe tuziyubakira igihugu, nitwe tuziyubakira amateka meza atuma n'abana tubyara bazabasha kubona u Rwanda bifuza rwiza. Nta yindi, nta wundi, ni twebwe, ni jyewe nawe. Rero Uwiteka akuvure inkovu zo mu mutima kugira ngo ugere kuri uyu murongo wo kubaka ahasenyutse. Hari ahasenyutse mu buzima bw'abanyarwanda, hari ahasenyutse mu gihugu cyacu. Ni twebwe ubwacu, ntabwo ari akimuhana. Abanyarwanda bajya bavuga ngo kaza imvura ihise. Ntabwo ari uwo hanze uzaza kutwubakira igihugu cyacu. Ni twebwe twanyuze muri ayo mateka, twanyuze muri ibyo bisebe, muri ako gahinda, muri uko kwiheba. Ni twe tuzongera tugashibuka tukubaka ahasenyutse. Cya kabiri, bazubura amatongo yabanje kubaho. Abo ni bande? Ni babandi bavuwe, bahawe ryahumure, bagahaguruka bakagira icyo bakora. Kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Rero ni twebwe, ni jye nawe, niyo mpamvu dukoresha iri jambo kugira ngo wongere uhaguruke. Ni gute rero umuntu yubaka ahasenyutse? Icya mbere ni amashuri. Komeza wige, utere imbere kugira ngo ukoreshe ubumenyi bwawe ubashe kubaka igihugu cyawe. Byuka, komera, shikama, kuko muri wowe harimo imbaraga zidasanzwe Imana yakoresha kugira ngo uzikoreshe usana ubaka igihugu cyawe. Bavandimwe rero, iryo jambo ryo nari mbafitiye kugira ngo mbakomeze kandi mbasengere aho muri hose. Ikindi nsaba abakozi b'Imana batandukanye, dukoresha ibi bihe, dukoresha uyu mwanya dutanga message nziza, kuko tubonye ko muri message harimo imbaraga zihindura mu buryo bubi cyangwa mu buryo bwiza umutima w'umuntu. Ururimi ni akantu gatoya cyane, ariko gashobora gusana umuntu cyangwa se kakamusenya. Bibiliya ivuga ngo gashobora gutwika n'ishyamba. Rero bavandimwe, mukoreshe ururimi tuvuga amagambo meza. Bibiliya ivuga mu bice 40 umurongo wa mbere muri Yesaya ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, mubabwire ibyururutsa umutima, mubabwire yuko intambara zaho zihashize, aho Uwiteka azajya amahoro. Rero muhumure Banyarwanda, turashima Imana, dufite umutekano, dufite igihugu cyiza, dufite politike nziza ihuza abantu. Ntago natinya rero kuvuga ko ejo hazaza hacu ari heza. Nshingiye ku mbuto turabibwamo uyu munsi nziza, iratwereka yuko ejo hazaza h'u Rwanda ni heza. Hamwe rero twese nk'abakozi b'Imana dufatanye, dushigikirane, dukundane, kandi Uwiteka abakomeze. Ngiye gusenga, wowe wari wicaye kuri televiziyo yawe udukurikiranye, Imana igukwambike imbaraga kandi ubashe gukira mutima wawe, kuko nubasha gukira urabasha gutanga imbabazi, cyangwa urabasha kwakira ugusabye imbabazi. Rero Uwiteka Imana ishobora byose igira icyo ukora mu buzima bwanyu. Rero hari hanyuma y'ibyo muhumure. Ijambo ry'Imana irambwira neza muri Yobu ibice 42 ngo hanyuma y'ibyo Yobu ngo arongera ariyubaka, ngo abyara abana beza kuruta abambere, ngo agire imitungo. Ibyo byose iyo Bibiliya by'abana bivuze umugisha. Ku Rwanda rero uyu munsi ndabaha ibyiringiro yuko hari byiza biri imbere. Tugiye kubyara abana b'umugisha, tugiye gutera imbere, kandi mwaratangiye kwibona yuko hari icyo Imana itangiye gukora mu gihugu cyacu. Iratwamamaje, duhaye izina. Rero muhumure, ejo hazaza ni heza. Ndabakomeza, mushiki wanjye humura, ntabwo uzapfa ahubwo uzarama, kuko muri wowe hagiye gushibukamo abana b'umugisha mu izina rya Yesu Kristo.
haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyakongera kigashibuka. Ugiye gushibuka mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga ngo iyo cyumvise amazi kirongera kigatoha kikaba nk'igiti kikiri gito. Rero amazi nta kindi ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana nigisha cyangwa se duhora twigisha rikubere amazi, rikubere imbaraga, rikubere imbarutso byo kongera gushibuka kugira ngo wongere kuba nk'igiti kikiri gito, kuko muri wowe hari imbaraga zibasha gusana iby'umwanzi yasenye. Imana ibaho umugisha. Mwari kumwe na Pastor Shema Christian. Ndagira ngo mbere yuko dusoza mbasengere. Mana yacu, tuguhaye icyubahiro, tugushize hejuru. Uri Imana ikomeye, ntawakwiringiye n'umwe ukorwa n'isoni. Nzamuye imitima ishenjaguritse, imitima yihebye bitewe n'amateka yaranze igihugu cyacu. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo urambure ukuboko kwawe, utange ihumure rituruka kuri wowe. Umwana w'umuntu yabasha gukomeza mugenzi we, ariko ntabwo yabasha kugera ahantu ibwina mu mutima we uretse wowe. Ni wowe wabasha gukiza no komora ibikomere by'Abanyarwanda. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo urebe imfubyi, urebe abapfakazi, urebe ababuze ababo, ababuze abari baturanye, ababuze abari bakoranaga. Mwami Nyagasani, mu izina rya Yesu Kristo, ukuboko kwawe kwiza kubashe kongera kurema ibyiringiro muri uyu muntu kugira ngo abashe gutanga imbabazi ndetse no kuzihabwa. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo dukomeze muri ibi bihe bitoroshye. Kandi Nyagasani Imana yacu, ndasengeye ubuyobozi bwacu bwiza buturangaje imbere, butubibamo imbuto nziza igaragazwa n'imbuto zayo. Turagaragara ko Nyagasani hari aho tuvanye bitewe na message nziza turimo guhabwa n'ubuyobozi waduhaye. Ndasenze kugira ngo bukomeze ubwambike imbaraga uhereye hejuru kugeza hasi. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zawe zirinda abayobozi bacu, kuko waravuze ngo nta buyobozi budaturuka kuri wowe. Ndasenze kugira ngo ubuyobozi waduhaye bw'umugisha, Uwiteka Mana Nyiringabo, bubashe komeza guhabwa ubwenge bwiza buturutse iwawe, maze nk'Abanyarwanda twese mu ngeri zitandukanye, Nyagasani udufashe kugira ngo tubashe gutanga message nziza no gukomera muri ibi bihe bitoroshye. Urakoze Mana yacu, icyubahiro kibi cyawe, ishimire kugarukire mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Imana rero bampera umugisha, mukomeze gukomera kandi muzirikana ko turi kwibuka abacu ariko tuniyubaka. Imana ibafashe kwiyubaka kugira ngo mugere kuri byinshi. Imana ibagire neza. Mwari kumwe na Pastor Shema Christian.